Yes, reka nizere ko mumeze neza mwebwe mudukurikirana hano kuri Kigali Empire. Njyewe muri kumva ni njyewe bikorwa. So mbazaniye inkuru idasanzwe igiye kugaruka ku muhanzi umustar Bruce Melody. Ngo bimeze gute? Bruce Melody ukomeje gukora ibidasanzwe kuri ubu noneho agiye gukora ikindi gitangaza aho agiye guhurira ku rubyiniriro na Megastar Luga, kongeraho Skyless n'abandi batandukanye b'ibyamamare muri Afurika. So bagiye guhurira mu iserukiramuco rizabera mu gihugu cya Suwede. Uyu muhanzi Bruce Melody agiye gutaramana n'ibi bikomerezwa utatinya kuvuga ko ari ba Megastar mu muziki wa Afurika. Bazahurira nyine mu iserukiramuco ryitwa One Love Africa Music, rizabera muri Suwede kuva tariki ya 5 kugeza tariki ya 7 Nyakanga uyu mwaka turimo. Iri rikaba rizabera ahazwi nka Lodestone muri Gothenburg. Wow! So Bruce Melody abaye umuhanzi nyarwanda wa mbere witabiriye iri serukiramuco rigiye kuba ku nshuro ya 2. Bruce Melody akomeje gutigisa imitima ya benshi kubera ibintu ari kugenda akora bidasanzwe. So nyuma y'iryabaye bwa mbere ryabaye muri 2023, rigatumirwamo abahanzi barimo Harmonize, Yemen Alada na Satibi wo mu Burundi. Melody azahurira ku rubyiniriro kandi n'abahanzi barimo Inosbi bakoranye indirimbo nka Alciers, Mizo, Jobs wo muri Gambia, Iziono wo muri Sierra Leone n'abandi. Muri iri serukiramuco kandi ritegurwa na Afro Scandinavia, ryitezwemo guhuriza hamwe abanyafurika n'abandi baturutse mu bihugu bitandukanye bigize umugabane w'Uburayi n'ahandi. So baje kwihera ijisho ibyiza bituruka muri Afurika byiganjemo umuco, ibiryo, imideri no muziki. Bruce Melody izina rye riri kwambukiranya imigabane, rimaze gukwira isi yose nawe watinya kubivuga. Bruce Melody ikigaragara cyo icyizere ari gutanga mu gihe kiri imbere nawe tuzajya tumwita Megastar. So guys, tubashimiye ko mwadukurikiranye muri bench, tubashimiye ko mukunda ibiganiro byacu. Iyi channel ni nshyashya, ndagushishikariza wowe utarakora subscribe kugira ngo uyikandeho ujye ukurikirana ibiganiro byacu buri munsi.